twongeye kugushimira mwene data nshuti yacu yo kuri the source of blessings cyangwa se isoko y'imigisha. Turakwiyegereje dushimira wowe wakoze subscribe kandi tunasaba wowe utarakora subscribe igihe urebye ino video cyangwa se wumvishe ubutumwa burimo ujye ukanda hasi aho ngaho hanze subscribe kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu tugenda ducishaho buri gihe. Imana yo mu ijuru izaziguhereza imigisha. Ahari ku isoko y'imigisha uzakura imigisha. Bene data nkomeje kubifuriza kandi umwaka mushya wa 2021 umwaka wo kwambuka. Haleluya. Imana yadutumye kukubwira ngo uyu mwaka nuwo kwambuka. Nimba ufite ukwizera, nimba wizeye udashidikanya ko Imana ifite imbaraga n'ubushobozi bwo kukwambutsa, uyu ni umwaka wo kwambuka. Haleluya. Mbere ko tuganira ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenga Imana. Twongeye gushimira mwami Imana, Imana idukunda, data utuba hafi ibihe byose, uwo turwanirira. Tugushimiye ibyatubayeho byose mwami Yesu Kristo, kandi tukuragije n'ibiri imbere yacu muri uno mwaka tugiye gutangira. Turakwiza kugira ngo uzabane natwe, uzatwambutse nk'uko wabitwemereye mwami Yesu Kristo. Twizeye ko ufite ububasha n'ubushobozi bwo kutwambutsa, turiringiye imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe mwami Yesu Kristo. Bara natwe mwami Yesu Kristo, udushoboze kuvuga ubutumwa mwami Yesu Kristo waduhaye ku bwoko bwawe mwami Imana. Abazumva iri jambo bose mwami Yesu Kristo, abazagira ukwizera bose, ndabasaba kugira ngo uzabahe gusohorezwa mwami Yesu Kristo ibyo watubwiye muri iri jambo mwami Yesu Kristo, ubambutse mu izina ryawe Yesu, amen. Haleluya. Turabegereje bene data, twongera kandi kubabwira ngo uyu ni umwaka wo kwambuka. Haleluya. Uyu ni umwaka wo kwambuka ubuzima bwawe, ibyo uciyemo muri iki gihe cyose gishize. Uyu ni umwaka wo kwambuka izi ngorane zari zikuri imbere, inyanja iri imbere yawe, ibibazo ufite biri imbere yawe, biri uri kubona imbere yawe ukabona bigoranye gusubizwa. Uyu ni umwaka wo kwambuka. Haleluya. Inyanja iri imbere yawe, uyu ni umwaka kugira ngo uyambuke mu izina rya Yesu. Inkike ziri imbere yawe, uyu ni umwaka kugira ngo uzambuke mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu Kristo yakundaga kugira ibyo akorera ari abari barwaye, abari bafite ibibazo bigiye bitandukanye, akavuga ngo ese urizera ko mbishoboye? Avuga ngo urizera ko mbishoboye? Bakavuga ngo ndabyizeye. Yesu Kristo akavuga ngo bibabere uko mwizeye. Haleluya. Nawe mwene data, ijambo ry'Imana icyo natumye kukubwira mwene data, ni umwaka wo kwambuka ku bantu bafite ukwizera. Umuntu wizeye ko Imana ishobora kumwambutsa inyanja iri aho ngaho imbere yawe, igikuta cyangwa se inkike ubona imbere yawe, uyu ni umwaka wo kwambuka mu izina rya Yesu Kristo. Bikubere gutyo kuko wizeye. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Kuva ibice 14 ku murongo wa 21 kugeza ku murongo wa 22. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, Uwiteka ahuhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba ijoro ryose, usubiza inyanja inyuma, amazi uyagabanyamo kabiri. Haleluya. Maze hagati yaho yarari hahinduka ubutaka ubwumutse, Abisiraheli bajya mu nyanja hagati, baca nko ku butaka, amazi ababera nk'inkike iburyo n'ibumoso, amen. Haleluya. Ere data, iki ni igihe Mose n'Abisiraheli bari kuva mu gihugu cya Egiputa. Kiriya gihe abanyegiputa ntibifuzaga ko Abisiraheli bava muri kiriya gihugu, kuko bari mu gihe cy'uburetwa, bari mu gihe cyo gukandamizwa. Ariko ni igihe n'umwaka Imana yari yasezeranye, yemeje ko bagomba kwambuka. Haleluya. Bagomba kwambuka bakava hariya mu buretwa bakagana mu gihugu Imana yari yarabasezeranyije ko izabahereza. Haleluya. Uyu munsi Imana ibwira Mose, iramubwira ngo rambura ukuboko kwawe, rambura ukuboko kwawe hejuru y'inyanja. Mwene data, ndaje kukubwira uyu munsi ngo Imana yavuze ngo irambuye ukuboko kwayo hejuru y'inyanja, hejuru y'ikibazo ubona kiri imbere yawe, hejuru ya biri ubona bigoranye gukemuka. Imana irambuye ukuboko kwayo hejuru y'iyo nyanja iri imbere yawe, y'izo nkike ziri imbere yawe. Uyu ni umwaka Imana igusezeranyije kwambuka, niba wizeye imbaraga z'Imana n'ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Bene data, nagira ngo mbibutse ko inkoni Mose yakoreshaga, ukura kuboko yarambuye hejuru y'inyanja, siko ko ari gufite imbaraga, ahubwo Imana yakoreraga muri iriya nkoni. Imana yakoreshaga kura kuboko niyo yatumaga biriya bitangaza byose
Mose yagendaga akora, icyo cyatumaga biba. Uyu munsi mwene data, Imana irambuye mu izina rya Yesu Kristo ikiganza cyayo, irambuye ukuboko kwayo imbere y'inyanja ikuri imbere ya buriya butayu uri kubona bugoye kwambuka, imbere ya kiriya kibazo kigoye umaranye imyaka myinshi. Nimba wizeye mu izina rya Yesu Kristo, bikubere uko wizeye. Uyu ni umwaka wo kwambuka kuri wowe mwene data, nibwo butumwa ntumwe kuza kukubwira mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ngo Uwiteka ngo yahuhishije ngo umuyaga mwinshi ngo ijoro ryose. Haleluya. Uyu mwaka kuva ku itariki ya mbere kugera ku itariki ya nyuma ya 2021, mu mwaka wo kwambuka, Imana yohereje ingabo nyinshi cyane zitandukanye, abamarayika bayo irabohereje kugira ngo baze bakamye iyo nyanja, bayikamisha inyanja iri imbere yawe, izo nkike ziri imbere yawe, mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo uzahace humutse mu izina rya Yesu. Kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2021 kugera ku itariki ya nyuma z'ukwa 12 2021, Imana yo mu ijuru yohereje abamarayika kugira ngo nuko Imana ngo yahuhije umuyaga ngo ijoro ryose ukaza ugakamya iriya nyanja, niko nawe uyu mwaka wose yohereje abamarayika kuva ku munsi wa nyuma kugera ku wa nyuma, kuva ku munsi wa mbere kugera ku wa nyuma. Abo bamarayika bazaza bakurwanire bacemo inyanja kugira ngo aho uzaca hose uzahace humutse mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ngo kandi ngo aho baciye hose ngo hahise haba ngo ahumutse, ngo inyanja ngo icikamo kabiri, ngo irangije ngo inkike ngo itivamo inkike ebyiri. Haleluya. Mwene data naje kubwira ijambo ngo icyo kibazo ufite kizaguha inzira. Haleluya. Kizaguhereza inzira. Izo nkike izariduka mu izina rya Yesu Kristo, izariduka hagati hazemo inzira utambuke. Ikibazo ufite kikureba, kiguhanga amaso, kikubona urenga mu izina rya Yesu Kristo, kuko n'umwaka Imana yagusezeranyije kwambuka. Haleluya. N'umwaka Imana isezeranyije kuzambuka. Haleluya. Hahandi hari inkike, hahandi hari inyanja, aho hari ikibazo kizacikamo mu izina rya Yesu, kikubone urenga, kuko uduca hagati ya koridoro, hano hari inkike imwe n'ahandi hari inkike, nikuzambuka icyo kibazo kizaguhereza inzira, kikubwire ngo uyu ni umwaka Imana kugira imbabazi, uyu ni umwaka Imana kwemere kwambuka. Ambuka ugere ku cy'Imana yagusezeranije mu izina rya Yesu Kristo, kubera ko Imana irambuye ukuboko kwayo hejuru y'inyanja, hejuru y'inkike, hejuru y'ikibazo ubona imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Umuririmbyi yaremye avuga ngo izo ntare mureba ziraziritse, nimuhumure mwitinya. Izo ntare mureba ziraziritse, nimuhumure mwitinya. Haleluya. Imana yo mu ijuru iravuze ngo ikibazo uri kubona imbere yawe, ibyo ubona bidashoboka biri imbere yawe, Imana irambuye ukuboko, icyo kibazo kirarangiye, kigiye kukubera intare iziritse, kizatontoma ariko kiraziritse. Uwiteka Imana yarambuye ukuboko, ni igihe cy'ikibazo kugira ngo gicikemo, kiguhe inzira wambuke mu izina rya Yesu Kristo. Mwene data humura, uyu mwaka ntuzagenda wenyine, kubera ko Imana yohereje ingabo zayo, Imana yohereje marayika wayo uzakugenda imbere kugira ngo uzagere aho Imana yaguteguriye mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome ijambo ry'Imana kandi mu kuva ibice 23 umurongo wa 20 kugera kuri 22. Ijambo ry'Imana rivuga ngo dore ndatuma marayika imbere yawe akurindire mu nzira, akujyane aho nakwiteguriye. Haleluya. Mumwitondeho, mumwumvire, nimukamugomere, kuko atazababarira ibicumuro byanyu, kuko izina ryanjye riri muri we. Ngo ariko nimumwumvira by'ukuri, numwumvira by'ukuri ugakora ibyo nzavuga byose, nanjye nzaba umwanzi w'abanzi bawe, ngo n'umubisha w'ababisha bawe. Haleluya. Ngo kandi ngo muzakorere Uwiteka Imana yanyu, ngo nayo izaha umugisha umutsima wanyu n'amazi yanyu, ngo kandi nzakura indwara hagati muri mwebwe. Amen. Haleluya. Imana n'isezerano iguhaye kuva ku itariki ya mbere kugera ku itariki ya nyuma. Imana yohereje marayika ngo uzakugenda imbere. Uwo ni Yesu Kristo umwana w'Imana. Uwo ni marayika Imana yohereje kugira ngo azaze afite inshingano, afite misiyo muri uno mwaka mu izina rya Yesu. Mu mwaka wo kugira ngo wambuke, Imana yo mu ijuru ikohereje marayika ngo azakujya imbere akugeze aho
Imana yakwiteguriye, yakugeze aho Imana yapanze, aho yifuza kuzakwicaza mu izina rya Yesu. Uyu mumarayika azakuyobora, ntugire ubwoba, uhumure, ntuzagenda wenyine, ntuzagenda wenyine, ntuzamukuri wenyine. Uko Imana yagiye imbere y'Abisiraheli kugeza igihe yabagereje aho yifuzaga kubageza, niko nawe Imana izakwambutsa muri uno mwaka. Uhumure, ntugire ubwoba, ngo muzumvire uwo mumarayika, muzumvire uwo nguwo watumwe imbere yanyu, ngo kugira ngo Imana izaba umwanzi w'abanzi bacu, izaba umubisha w'ababisha bacu. Haleluya! Imana yo mu ijuru iduhane umugisha, Imana yo mu ijuru ikomeze kudufasha kugira ngo twambuke uno mwaka utubere umwaka wo kwambuka, twambuke inyanja iri imbere yacu, twambuke inkike ziri imbere yacu mu izina rya Yesu Kristo. Igihe Abisirayeli bari mu rugendo, bageze i Yeriko, ngo bahura n'inkike z'i Yeriko, ngo babona uko bigoye, ariko Imana irababwira ngo bazenguruke karindwi. Barazengurutse ngo ku nshuro ya karindwi. Haleluya! Ngo ukuboko kw'Imana kuko kwari kwarambuwe, kuko Imana yemeje ko urari umunsi wo kwambuka, umunsi wo kwinjira, wo kunesha. Abisiraheli ngo bagiye kubona ku nshuro ya karindwi ngo inkike z'i Yeriko zihita ziridura. Uyu mwaka nawe inyanja iri imbere yawe, ikibazo kiri imbere yawe, kuko Imana yarambuye ukuboko kwayo, kuko Imana yatumye marayika wayo kugira ngo aza kurwanirire. Uyu ni umwaka wo kwambuka cya kibazo umaranye imyaka myinshi. Wizere Imana yo mu ijuru, uyu ni umwaka wawe kugira ngo wambuke mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwaka ngo Imana izaha umugisha umutsima wawe, ibizagutunga byose Imana izabiha umugisha, amazi Imana izayaha umugisha, ngo kandi nta ndwara izaboneka muri wewe. Abantu benshi ubu ngubu bafite ubwoba igihe turimo cya korona, ibindi birwara bigenda byaduka. Imana yo mu ijuru izakwambutsa nuyizera, nuyikorera, nukorera Uwiteka Imana iyawe. Haleluya! Imana yo mu ijuru izakwambutsa, kandi nta ndwara izagaragara aho uzaburi. Mwene data, ntutinye, kuko Imana izarambura ukuboko kwayo kw'iburyo. Iyo niyo izakuramiza ukuboko kwayo. Ntabwo uzigera uguma wenyine, ntizigera igutererana. Haleluya! Imana izazibura inzira zifunganye imbere yawe, aho uri kubona hatari inzira, Imana yo mu ijuru izahacisha inzira mu izina rya Yesu Kristo. Inkike ziri imbere yawe nk'uko yariduye iz'i Yeriko, Imana yo mu ijuru izaziridura, ubone uri kwambuka, ubone inkike zikurebe, zikubone ugana kure, wambuka ugeza aho Imana ishaka kugera. Izo zabaye na za ntare ziziritse mu izina rya Yesu Kristo. Dusome muri Yesaya, mwene data, nkubwira ngo ntutinye, Imana yo mu ijuru iri kumwe nawe. Yesaya ibice 41 ku murongo wa 13 kugera ku wa 14. Turaza guhita dutaruka dusome Yesaya 43 ku murongo wa 2. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Kuko ngewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo, nkubwire nti witinya, ndagutabaye. Haleluya! Witinya, ndagutabaye. Witinya Yakobo wa munyorogotowe, namwe bagabo b'Abisiraheli, ninjye uzagutabara mu izina rya Yesu. Ninjye uzagutabara, niko Uwiteka avuga, kandi niwe Uwera wa Isiraheli, umucunguzi wawe. Dutaruke dusome ibice 43 ku murongo wa 2. Nunyura mu mazi, nzaba ndi kumwe nawe. Nuca mu migezi, ntizagutembana. Nunyura mu muriro, ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata. Amen. Haleluya! Mwene data, ntutinye, kubera ko Imana Data iri kumwe nawe. Imana Data ngo niyo izagutabara, ngo irakubwiye ngo ntutinye, ndagutabaye. Njyewe Uwiteka Imana ya Isiraheli, ngo ni njyewe uzagutabara. Niko Uwiteka umucunguzi wawe azakwambutsa muri uno mwaka wo kwambuka. Ntuzatinye. Sinakubwira ngo nta bibazo uzahura nabyo, sinakubwira ngo ntuzahura n'ingorane, kuko Satani ntiyifuza kubaho neza, Satani ntakwifuriza imigisha. Ariko ntutinye, Satani yaratsinzwe kuva kera, uyu munsi aratsindwa, kandi iteka ryose azatsindwa. 2020 ni umwaka wo gutsindwa kwa Satani, ni umwaka wo kwambuka. Haleluya! Mu izina rya Yesu, ni umwaka wo kwambuka.
Imana iravuze ngo nuhura n'ibyo ngibyo, imitego Satana atega, ibibazo byinshi Satana azateza, mu izina rya Yesu Kristo ngo aho ngaho ibyo bizaba bimeze nk'inyanja, ibyo bizaba bimeze nk'amazi menshi, ngo imigezi ngo ntabwo izigera igutembana, nuzayicamo ntabwo izagutembana, kuko Imana Data izagutabara, izagendana nawe, ntabwo izagusiga wenyine, mu izina rya Yesu Kristo. Ngo kandi nuca mu muriro, bya bindi bikomeye biguteye ubwoba, Uwiteka Imana izagutererana, ahubwo izagendana nawe, mu izina rya Yesu. Nta kintu uzaba, wambuke muri uno mwaka mu izina rya Yesu. Wongere wibuke ngo nimba wizeye, uyu ni umwaka wawe wo kugira ngo wambuke, mu izina rya Yesu. Ndizera ndashidikanya ko benshi muri mwebwe bazazana amashimwe, kuko hari aho Imana izaba yabambukije. Hari benshi badafite urubyaro, hari benshi bafite indwara zibagoye, hari benshi bafite ibibazo bamaze igihe basengera, ariko nimba wizeye, uyu ni wo mwaka wawe wo kugira ngo wambuke, mu izina rya Yesu Kristo. Hari amasezerano menshi Imana yagusezeranyije ariko atari yasohora. Uyu munsi ndayamubwira ngo ni igihe cyo kugira ngo usohorezwe amasezerano, unyure ahahandi hari inyanja, mu izina rya Yesu, kuko Imana irambuye ukuboko kwayo hejuru y'icyo kibazo kugira ngo wambuke. Ikibazo kizakurebe kibona urenga, cyakubere nk'inkike, kiguhereza inzira imwe ijye iburyo, indi ngo ijye ibumoso, ngo bikurebe urenga, mu izina rya Yesu Kristo. Uzamuka mwene data, Imana izahindura ibyawe, byari byananiye guhinduka, ibyo byose byari birimo inzitane byose, Imana yo mu ijuru izabihindura, izuzuza umutima wawe umunezero. Dusome Yesaya ibice 41 ku murongo wa 17 kugera ku 20, twumva iby'Imana idusezerana muri uno mwaka. Abakene n'abatindi bashaka amazi bakayabura, ururimi rwabo rukagwa umwuma, njyeweho Uwiteka nzabasubiza. Haleluya! Njyewe Uwiteka nzabasubiza, njyeweho Imana ya Isirayeli sinzabahana. Haleluya! Abari babuze amazi ngo ururimi rukagwa umwuma, ngo Uwiteka Imana ntabwo izabareka, ntizabahana. Nzazibura imigezi mu mpinga z'imisozi, n'amasoko mu bikombe hagati. Ubutayu, haleluya, ngo nzabuhindura ngo ibidendezi by'amazi, n'igihugu cyumye nzagihindura amasoko. Haleluya! Mu butayu nzahatera imyerezi n'imishita n'imihadasi n'ibiti by'amavuta, kandi mu kidaturwa nzahatera ibiti by'imiberoshi n'imitindari n'imiteyashuri bikurane. Haleluya! Ngo kugira ngo barebe, bitegereze, batekereze, bamenyere hamwe, haleluya, yuko ukuboko k'Uwiteka ariko kubikoze, kandi yuko Uwera wa Isirayeli ari ubiremye. Amen. Haleluya! Mwene data, ndagira ngo soze nkubwira gutya, mwene data, wowe ubona nta nzira aho uri, urareba imbere yawe ukabona hari imisozi, ubutayu ubumazemo igihe kirekire, inyanja uri kubona imbere yawe ukabona biragoye, ariko Uwiteka Imana iravuze ngo aho hari ubutayu Imana izahatembesha imigezi. Aho ngaho uri kubona hatapfa kuva igisubizo, aho ngaho uri kubona hatari ibyiringiro, Uwiteka Imana iravuze ngo aho ngaho niho nzatembesha imigezi. Ngo aho ngaho hari ubutaka ubona hatari ubutaka bwera, aho ngaho ubona hatazava igisubizo, Uwiteka Imana, haleluya, iremeje ko Imana yo mu ijuru izahatera ibiti ngo kandi bizashibuka, mu izina rya Yesu, kugira ngo bamenye ko Uwiteka Imana ari ufite ukuboko. Imana ya Isirayeli ari ifite imbaraga zo kubasha kukwambutsa, ariyo yonyine ifite ubushobozi bwo kurambura ikiganza cyayo, ukuboko kwayo, inyanja igacikamo ukagera ku byo Imana ikwifuriza. Mwene data, ndasoza nkubwira ngo wongere wibuke, nimba wizeye, Imana yo mu ijuru uyu ni umwaka ikugabije kugira ngo uzawambukemo, mu izina rya Yesu Kristo. The Source of Blessings tubifurije umwaka mushya wa 2021 uzabebere umwaka wo kwambuka. Muzicare aho Imana yabateguriye, mu izina rya Yesu Kristo. Musohorezwe amasezerano Imana yabasezeranyije yose, mu izina rya Yesu Kristo. Inyanja iri imbere yanyu icikemo, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwene data, Imana iguhe umugisha. Wowe utarakora subscribe, ndakwiza kugira ngo ukore subscribe. Imana yo mu ijuru igikomeza kuduha na umugisha. Ukande comment, ujye ugenda uduhereza bimwe mu bitekerezo bizagenda bidufasha mu gukora umurimo w'Imana. Mwibutse ngo uyu ni umwaka wawe wo kwambuka. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze. Amen.